wari mu rugendo rwawe ruhura n'akazi kawe cyangwa se n'akazi n'umwuga wawe ariko bamwe bati Karegeya Omar yaratorotse, bati Karegeya Omar yahunze igihugu. Sinzi ko hari abavuze gutoroka, nabyumvanya n'uyu munsi bamwe mu bakoresha banjye barabimbwiye ngo bari bamaze kubabwira ko ntazagaruka, ariko nakubeshye abantu badukurikiye kuri JALAS, abankurikira kuri Karegeya Omar pano, nagize ikintu cyanteye ubwoba kuva mbayeho, kikanira gutekereza cyane, ubwonko bugakora cyane. Nuriya mugabo wanyibasiye, ntabwo ari we wenyine, n'abamutumye bumve kubwo mbabwiye aho ngaho biranuka, n'uwamutumye yumve ko nta muntu murimo. Nje ntabwo naba igikoresho, niyo naba igikoresho confidence. Buriya nuko yaburanaga penale, iyaza kuba aburana civile, hari ariko abona igihano nk'icyo Mironko yabonye. Kubwira umucamanza ngo ibintu nakoze si ibyo gukina nabyo nk'umupira mu kibuga, so umupira mu maboko yawe, cunga izamu ryawe utagucika. Izira confidence mu rukiko ubundi zigukururira ibihano biremereye. Niba yaramupimishije ribu koko yaramupimishije ikanabitangaza, nayo yaramuhemukiye, nuko nawe ibimutegereje birenze ibyo. Ariko ubundi wese barumva umuntu apima ngo bavuga ngo kana kuri akana katwara mu byo dusanga arwaye sida. Ayo makuru ntatangazwa. Ribu yabivuze nayo iri kunyomoza ibyo yavuze. Kunyomoza ntabwo bituma urenga ku mategeko. Nuko ari uriya. Icyo kurya abantu cyo kirenze kubica. Nuko nyine mu Rwanda Burundi ariyo yanyu. Kurya umuntu babiri. Hanyuma akamurya akamumara wenyine, ntawe yahamagaraga ngo basangire, yararazaga. Nuko nyine umucamanza bari bubaza wenyine, ntabibaza. Bavuga ngo umukobwa w'ibiro 80 waramutetse wamuriye amajoro angahe, wasangiye n'abandi. Ako ni ikibazo. Alright, JALAS Official TV turabasuhuje, tubifurije ibihe byiza, amahoro y'Imana bane namwe aho muherereye, tubahaye ikaze ku makuru n'ibiganiro tubagezaho umunsi ku munsi. Twongeye kuza imbere yanyu cyangwa se kubana namwe ku biganiro byacu tubategurira. Tukaba turi kumwe na mugenzi wacu, ntangira nakira mubwira nti welcome back, Karegeya Omar Jean Baptiste, kuva kuri Karegeya Omar pano. Ubwo nanababwire abantu mwavuga bati cano arayitaye, hari abantu bandika bati cano rwose ubu mushatse mwakuraho. Sinzi ko presence y'umuntu ari ituma adakora, ahubwo ubwo ari hano byose arabitubwira. Ikaze. Asante sana. Ikaze mu Rwanda kandi abakunzi cyane, mwakoze cyane. Yego. Waruhutse? Bo ntago biraba neza. Urugendo twagize ingendo ndende cyane, iminsi nk'ine yose, mu minsi 10 ine yose yari yo kugenda. Yego. Urumva guhaguruka ahantu saa 1:30 ukagera mu gihugu saa 8 z'ijoro, wahereye saa 1:30 za mu gitondo, birananiza cyane. Kandi n'ahandi twiga tugenda mu matre, hanyuma aho tugeze tujya mu inama nazo zari strong, umunaniro ni wose, nta gitangaza kirimo rwose nta. Yego. Ndabyumva umunaniro ni wose, ariko ntibikubuza gukomeza akazi. Cyane nagatangiye rwose, nagatangiye rwose. Na mu gitondo nakumvaga kuri radio. Yego. Wazindutse nkuko bisanzwe iteka. Isaha nari naravuze nzahagerera nyine. Nayibaje ko nari nasabye uruhushya rurangira kuri 24. Yego. Uyu munsi nagomba kujya mu kazi rero. Yego. Ugarutse mu Rwanda nyuma y'ibyavuzwe byinshi, yaba amakuru asanzwe ndetse nakwerekeyeho. Wenda mbere yuko njya mu byavuzwe, wavuga ko igikorwa wagiyemo cyagenze gute? Wavuga ko mu magambo make, wenda byinshi ngira ngo tuzabisobanura kuri Karegeya Omar pano. Igikorwa cyagenze neza, urugendo rwabaye ruhire. Twagiye mbere yuko inama yagomba gutangira ku itariki 19, twagiye kuri 13 tugira iminsi 6 yo kureba icyo gihugu cya Sweden.
twagiye mu mijyi 3 Stockholm capitale tujya Kalmar umujyi uri touristique ukuntu uri mu kirwa hanyuma inama twayikoreye ahitwa Gothenburg mu majyepfo y'uburengerazuba naho ni umujyi wa kabiri kandi umujyi mwiza cyane utuje ntago ari nta bantu basaka bakanabi aho niho twakoreye inama duhura n'abandi banyamakuru barenga 2,000 baturutse mu bihugu birenga 126 ngira ngo tugira ibiganiro byinshi nta nubwo navuga ngo ibiganiro byose nabigiyemo kuko ntabwo habaga hari amasare nk'umunani yose arimo ibiganiro ariko icyari cy'ingenzi ni ukugira ngo abantu bamenyane rimwe na rimwe ugasanga hari abo muhuje ibibazo hari abafite ibirenze ibyahuba hari abafite ababisubije ibyo rero iyo experience yari ngombwa na networking guhura n'abantu ugasanga hari urashobora kuba wahura n'umuntu ugasanga hari abanyamakuru bakora investigation ariko badafite ubushobozi cyangwa badafite iyo liberté hagasanga hari abandi bafite ubushobozi ariko bakabura ababyitangira naje kumenya ko hari ibihugu ngo bitanga press card ikora mu mujyi gusa utajya mu cyaro byose kubera impamvu z'umutekano donc hari ibyo umuntu inama y'iminsi yabaye iminsi 4 yakanguye ubwonko yakanguye ubwonko abantu bagenda bamenya noneho n'ibindi ibyo twize byo ushobora no kujya kuri Google umuntu yaguhaye amatitre ushobora kujya kuri Google amasomo ukayabona ariko kumenya uburyo atangwa uyatanga mukaganira ukamubaza akakubwira izindi experience byari ibintu byiza cyane hari na kaminuza twagiye gusura yitangazamakuru aho ngaho i Gothenburg naho tuganiramo bimwe na bimwe na duwaye wa faculté nyuma yaje kongera aragaruka turaganira none byinshi hari twakozemo byinshi twasuye radio y'igihugu ikorera mu nyubako nini kabisa n'uburyo bakora dusura igitangazamakuru nacyo gikorera muri niveau y'inzu nini cyane bimwe bya ukabona ko harimo difference imikorere y'itangazamakuru ibihugu byinshi bigiye bitandukanye ku mikorere y'itangazamakuru nubwo bwose ari wagize urugendo rwiza numva rurimo ibintu byinshi byiza ntekereza ko nta uburi bizazane nta tuntu tumwe na tumwe twagutunze hariya ibizazane n'ibyabura ahantu utamenyereye hari imbeho cyo ni cyambere haba imvura habamo umuyaga imvura irimo umuyaga n'imbeho ibyo ni icyambere cya kabiri ibiryo byaho navuga ko mvuyeyo ndiye nka kabiri yes ikindi gishya nabonye muri icyo gihugu nuko ibingibi tuba tuvuga mu Rwanda ngo bafunga utubari saa 7 za nijoro biramenyereye reka inzoga zicuruzwa guhera saa 5 z'amanywa kugera saa 9 z'amanywa ngo niko bimeze utubari tw'inzoga ubucuruzi bw'inzoga ni saa 5 z'amanywa ntushobora gutanga inzoga mbere ya saa 5 z'amanywa na nyuma ya saa 9 z'amanywa ariko ngira ngo muri weekend haraho twageze tuvumbura akabari ko kakoze nijoro ariko nabwo babisaba ngo abantu babe bahageze kare muri weekend ho biragira kandi ayo masaha hari abantu barakora cyane n'ubundi ayo masaha yagenwe ni bake ngo byaturutse ngo kera ngo icyo gihugu kigeze kugira gutera imbere mu bukungu abantu baranywa cyane noneho birangira kigiye gusubira inyuma kubera ko badakora bashyiraho amategeko ariko byumvikane hariya inganda zigira inzoga z'ibyiciro hari inzoga nyanzoga hari inzoga moyenne hari n'inzoga itagira rukoro ubwo rero iyo moyenne ni ifite volume ya kabiri hagati ya 2 na 3 n'igice utwo rero ni nka twa tunini two korohereza umuntu uburwayi utwo muri alimentation tubamo ariko uramwukumva nyine nawe n'amazi iyo inzoga nyanzoga ihera kuri 5 n'igice iyo niyo iboneka icyo gihe iyo niyo rero ifite amategeko akakaye ariko urayisoma ukumva ifite urukarango byo kumva kiyi twazivumbuye byatugoye twaramenyereye izo muri alimentation ugenda bakaguha inzoga ya 3 n'ibice 2 urumva ukanywa iyo ibyo rero nabonye ingamba zo kuvuga zo kuregulating amasaha yo kunywa ibisembuye iragize ariko urumva bisaba na infrastructure niba ushobora kubona ukabona primus ya 5 ukabona ya 4 ukabona ya 2 donc bisaba rero kugira ngo nuvuga ngo ntago bazikase burundu ntago bazikase burundu
izikaze nizo bageneye amasaha none utworoheje ariko nka icyuma saa 2 ubona umuhungu yacyatatse kandi icyuma gihe gifite 45 icyuma kigira 42 ngira guhera kuri 40 kuzamura okay kadufata 3 basi guhera ku 3 iyo nzoga ukabona umuntu ayatatse saa 2 uhita wimagina azakora ryari azakora gute azabavanaho imbaraga so hari ibindi bihugu rero byabitangiye kera rwose ibi kuri twebwe ubwo gora abantu bakinywa nka motivation twebwe saa 7 z'ijoro ntibusanzwe saa 7 niko ubwo gukora abakinywa nka motivation abaki nyabwo gukora abakinywa nka motivation atakibonye ahubwo atakora icyo kiyoga arabahanga ari umuhungu nigeze gura nawe mu izindiro abantu baba bafite akazi banywa mu kazi ari gihe akanywa nka motivation ariko ntago akimara hariho nabonye ujya muri butike akanywa agasaba agace kayo bakamusukira mu kandi kavide akaba yiyaranja noneho nyuma akazi kakoroha akongera agafata ikindi gice aho sawa uwo ngubu urumva bafite gahunda y'igihe kiri imbere kuri we ariko umuntu wicara icyuma cya mbere icyuma cya kabiri icyuma cya gatatu nta kindi abagikoze ufite gahunda yo gukora ashobora kukanywa nk'abakanishi se cyangwa bashashwa no kukagira kakaba kari aho hafi kunyota imugize hari nawe kavanga na energy ariko ikijyanye n'amasaha vraiment yo kunywa inzoga ahandi nabonye baranabimenyereye ibintu bazi ariko kuwa gatanu no kuwa gatandatu short time wowe sha nabibonye kabisa ni ku marangi ni igisimenti ahantu twavumbuye kuwa gatanu buri buke tukagaruka ariko kabisa kabisa barazinjoyinga yego wari mu rugendo rwawe ruhura n'akazi kawe cyangwa se n'akazi n'umwuga wawe ariko bamwe bati Karegeya Omar yaratorotse ati Karegeya Omar yahunze igihugu sinzi ko hari abavuze gutoroka nabyumvanya n'uyu munsi bamwe mu bakoresha banjye barabimbwiye ngo bari bamaze kubabwira ko ntazagaruka ariko abantu bivugira ibyabo iriya nta nubwo numvaga nuko wabimbajije numvaga atari topic twaganiraho kugenda n'ukugenda kugaruka n'ukugaruka so bwa mbere nari kubabona so bwa mbere nari nsotse igihugu yego nta n'imyaka 5 ishobora gushira ntavuye mu gihugu ngo ndenga imipaka simbizi rero aho bituruka ariko inzira nebyiri hari ubushire rero nabikubwiye hari abantu bamwe bashobora kuba simbizi wenda batishimiye ko komba mu gihugu kubera ibyiza gifite cyangwa se ko nagira uruhare mu guhangana n'ibibazo gifite mu bandi bakavuga ati uyu nguyu wenda simbizi hakaba n'abandi baba bafite impungenge nayo bikubwiye bashobora kubitekereza ariko bakwirakwije ko nahunze nabo biciciro cya mbere naho ab'icya kabiri bo bagiye no muri commentaire y'ikiganiro bavuga ati ugize imana ugeze aha batumva nyine ngewe uko nteye kuko ngiye burya nkunda kubivuga ngira uwanjye murongo ngira uwanjye murongo nkaharanira ko utabangamiriye abandi abantu rero ntago bamfata gutyo bamfata nk'umuntu usanzwe ariko nge nukomeze kuva nibura muri za 87 nicara ncunguwa murongo wanjye utabangamirwa cyangwa se haza undi ushaka kuwinjirira nkabanza nkareba wa wundi harimo iki ibyiza birimo nkabishyira mu wanjye ibibi birimo nkabigendera kure urabyumva none abantu bangirira impungenge rero nuko babona wa murongo nge mfite bagakeka ko hari abo waba ubangamira batifuza ko mbese arabatekereza ko ndi menase nubwo simbizi birashoboka menase nazo menase ubwo mu Kinyarwanda ndazita nk'intugunda nk'iki se menase ni threats zishobora kubaho umuntu ashobora kugira menase z'abantu ku giti cyabo ushobora kugira menase z'inzego sibyo ariko hari na menase za nature guhunga nibyo nakubwiye ngo hahunga umugabo impamvu bitwa ko bavuga ko hahunga umugabo nuko iyo ugize amahirwe icyuhunga kuko ukagihunga byenyewe utakiguyemo ukagicika yes ubaye umugabo cyane noneho mu by'abantu bahunga ushobora guhunga izo menase ziva ku bantu ziva ku nzego ariko ziva no kuri nature yego none nuhunga menase y'ubukene nuhunga menase se y'amakimbirane wenda mu muryango ibyo ni ibintu byose abantu bari bataba mu gihugu abitwa ko bahunga
bahunga byinshi nuko muri general tuzi ko impunzi nyinshi ngo ari zahunze politike ariko nta no hari abandi baba bahunze none se wamara nk'umushomeri umuntu ushomereye imyaka 5 arangije kaminuza uwo ntagera tuzavuga ngo ahunze iki ahunze ubukene cyane kandi nabyo n'uburenganzira bwe nta ona pas droit être pauvre kuko nta freedom mu bukene so rero abantu mouvement migratoire zishingira ku bintu byinshi donc guhindura igihugu wabagamo abantu bakabyite guhunga gutoroka byo wakoresha iyo terime yabamemukiye kuko gutoroka egari kuvuga ngo wagiye mu itsinda runaka rizwi urivamo utorokerayo ariko kuva mu gihugu byo kugenda n'uguhunga ibyo birashoboka simvuze ko bitambaho ku mpamvu zimwe cyangwa izindi izo zose navuze nanjye zambaho ari menace z'abantu ari izinzego ari za nature ubukene ibiki cyangwa se kuba wenda ushaka kwiga ukabura icyo wiga ahantu ukavuga uteka njye kugishakira ahandi ibyo ni ibintu byose bishobora gutuma umuntu ataba mu gihugu cye ahubwo wenda biza kumenyekana nyuma hahandi iyo hageze ubahute ese wowe ni warahunze inzara ugakorera amafaranga ibimenyetso ni ibihe ugakora amafaranga ubayeho neza ushobora kuyagarura kuyashora mu gihugu ushobora kuyashora mu kindi ushobora kuza ugatwara umuryango ibyo byose ni ibigenda bigaragara noneho wa muntu ugatangira umenya wa muntu koko yagiye muri kiriya gihugu agamije iki agamije kwikenura agamije kurwanya leta agamije kwihimura ku bamurwanya ibintu nk'ibyo ibyo rero ntago wabibara umuntu akiri mu ndege kandi nabigusobanurira ndakubwira ngo n'ubundi bisubiyemo muri commentaire hari abantu bavugaga ngo abambasaderi barahunga abaminisitiri barahunga ariko umuntu uhunga ahunganye passport y'igihugu agaca ku kibuga cy'indege visa yeherewe muri icyo gihugu byanze bikunze icyo gihugu cyo cyashyizemo imiyaga kigafunga ijisho kuko iyo nzira yose ni leta ubunyuramo so kuva rero ngo nageze ahangaha ngo ndidekarara ariko iyo wa wundi wahungaga yaza kumenya ko ufite iyo gahunda ntaba yaratumye ugera muri iyo ndege sibyo se ariko abantu bagira impamvu zinyuranye nanjye nazigira simbyifuje kandi bibaye nabyo byamenyekana ariko ntabwo kirajya aricyo cyari kijyanye ntabwo cyari kinjyanye ariko babandi ba mbere erega iki gihugu nubwo kigoye nukwiyadabuta nese ubu abanyarwanda 13 zabona aho zihungira zabona hari abahunga politiki hari abahunga ubukene hari abahunga ubujiji hari abahunga amakimbirane hari abahunga amatiku bose iki gihugu wabona handi ugiye ukakimena ntabwo byashoboka duvuga ngo iyo bigeze niyo mpamvu mvuga ngo hahunga umugabo iyo bigeze ku rwego uvuga uti byananiranye sinyihashoboye ukagenda ukabasha kugera aho ugiye so rero ntabwo sindagira kuri urwo rwego nekereza ko icyo gutoroka cyo wenda gishobora kuba cyaraje kuba bavuga abaturage yagiye mu buryo bwemewe bakoresha hari umunyamakuru mugenzi wacu wagiye mbere yatorotse ikipe yararimo iyo wagiye muri ekipe utoroka iyo kipe nta utoroka igihugu utoroka igihugu ni kugira uzabyita ni kumena se nta muntu utoroka aciye ku nzira zizwi na leta ahubwo ashobora gutoroka agezeyo ugiye bari bategereje ko agaruka ariko nk'ubu ngiye nkanjye nemerewe kuba nkiriyo nuko naje mu kazi nacyafite iminsi 10 ningahe hariya ariko naje kubera ko nasabye uruhushya mvuga ko kuri 25 nzakora isi byose ngira Imana bararumpa rw'iminsi 10 none nagarutse ngomba gukora akazi ariko ubu ngubu muri aya masaha wakabaye uriyo ngo ya visa yangira cyafite agaciro nakongera nkagenda zero burya abantu bivugire ibyabo ariko nabyo bitanga indi sura y'akantu kabaye nka kuriya ukumva abantu barabiremereje ntabwo nari nzi ko bikomeye ku muntu wabihamagaye wa mbere abimbwira n'umuntu navuga ko akomeye muri uno mwuga wari ufite n'impungenge none nundi wabimbwiye nawe arakomeye kuba ko yashinze igitangazamakuru hamwe ngo barambwiye ngo umuntu wawe yagiye ntazagaruka ariko sava ngewe rero muri biragoye gupremedita ngewe icyo predicting ngewe icyo ntekereza urumva hari n'ababona hano hanze yanjye byaba no muri famille cyangwa n'inshuti n'abavandimwe bashobora kubona wenda uko mbaho uko nkora bakabibona ko byankururira menace ariko ugasanga ushinzwe kuzana izo menace wabibona ukundi cyane nanjye rero ntago ndi umuntu wahunga ikintu cyabaringa nabonye facts nagenda kandi nabikubwiye iwacu ni ibyumba uturere twose tujya Bugande ndatuzi nabaye umuskuti i Kongo i Burundi aho ndamekereza
ari ibintu byakomeye rwose ntago byaba ibintu ngenda navuze ku maradiyo ngo njye ku kibuga mpepera abantu oya bose wabura uguhunga ugushaka zubwo ntaba yakubonye ntabwo byashoboka ntabwo wajya gupepera abantu kabisa ngo byabaye hari ibintu wavuze habura isaha habura amasaha abiri ngira ngo ari oya no ku maradiyo nari n'abagenzi banjye ariko bari babitangaje babivuga ko ntahari ibyo ni ibisanzwe nge rero ukuntu neye wenda ashobora mbigiramo inyungu kuba ngejeje iyi myaka 51 mu gihugu cyanjye ni inyungu sibyo ariko wenda hakaba hari abavuga ati yakagombye kuba ariho birenze kuri nge si uko ntekereza hakaba n'abatekereza bati igihe yavugiye kuki batagira gutya nabo ntabwo uko ntekereza ntabwo wabivuga gusa biterwa ngo mbibone neza menye ngo menye iyo menace iri ku ruhe rwego zirahari ariko tudufuti tw'abantu ku giti cyabo kandi izo ntagiye na mbere yuko twinjira mu itangazamakuru zari zihari ibyumba abanzi ibyumba bazi zirenze izo ngizo ngerigeze no kugira igihe cyo kujya nitaba nigeze no kugira igihe nitabaga muri kwa komanda wa gendarmerie buri wa gatanu tukagera ikiganiro byari ibintu simple kuko byari byaturutse kukira nigeze kujya muri Kongo bamfungirayo hari ikibazo cy'umutekano abamfungiyeyo bakekaga ko ndi nk'intumwa ya leta ya hano ba hano kuba batari banyohereje ngarutse bati ubundi no bakeka ko nari ndi mu bandi barabikurikirana buri wa gatanu nkajyayo tukaganira bisanzwe mbona nabicitse nta nubwo banarifite nyuma yaho haza amatora ya 2003 abantu bagenda bavuga ibi kiguma mu murongo wanjye kuko uwo ni umurongo nihaye biragoye abawumva nimbarwa nanyumva abawumva nimbarwa kuko muri buno buzima hari uburyo umuntu ushobora kumushushanya ukareba urebye muvoma ze zose ugahita ubona uti habaye iki yagenza cye rero nta upfa kumpremedita nta upfa kuba yapfa kuko hari igihe ibyo bintu ngewe ku bwanjye hari n'ibyo ushobora gutegereza mbishaka kubikuramo amasomo abantu ntibabyumve ariko ni amahirwe kuko kuvuga ngo ndi kubyitegereza ngo bivana mu masomo ryajisho riri kureba isomo rishobora kuvamo iyo riske niyo ariko ntago napfa guhubuka nimbikora nzaba nabyizeho cyane nibutsa abantu bamwe na bamwe muri comment hari n'abari bo basa nk'abati ngo niki kuzi biri password numvaga bari kuvuga ntiwasiga ngo yanze iri handi bakakurisiza inzu se niki ufite menace ntago inzu nta kivuze ariko ngewe icyo ntekereza kuko nk'abantu bankunda pe ndabizi ko bankunda bavugaga bati dore ugize amahirwe uvuye muri uwo muriro nge ntabwo mubona nk'umuriro kandi uwo muriro kuwota bimfasha kumenya igihugu cyanjye rega none se kwagisigira abandi keretse byakomeye pe keretse byakomeye kuko hari nabo hari igihe hari n'uwo bantuma abanza nkamureba nose ariko uwo muntu wagutumye ku kiwe atiyizira ubwo rero nduhunga muri corona byambayeho umuntu umuyobozi mu rwego runaka yohereza umwikorezi w'amakara ngo baranshaka ku muhanda uwo muntu nta maguru afite ngo agera iyo mba nduhunga abandi batangiye kuntuma nkavuga ngo bantumyeho mwangiye yohereza umunyerondo n'abari ku muntu batuma utagera aha nibwo kuki birangira yiyiziye uranyumva setape 3 iyo nza kuba nduhubukana ari gufata nk'ukuba irondo ryanteye mu rugo ku manywa nkabifata nk'ikindi kintu ariko umuyobozi yaraje turavugana n'ubu hashize imyaka ingahe urabyumva ndabizi neza ko byari nko kumvogera ofete no kunesha agaciro imbere y'abana byari itangira ry'amashuri ariko rero byakiriye nyuma turabana nubwo niyo yongeye ndavuga ariko ubundi uyu yaba menace kuri ngewe nuko dusuzeste ibi bintu hari umuntu bagutuba kavuga ati uru rwego niba ari wowe rutumye either rwatumye nabi cyangwa se nibyo wowe witumye ibwo izo nzira rero nyinshi twageze uducamo iyo nkubwiye ngo amatora ya 2003 byo byari grave cyane kandi bizamo n'amakonvokasiyo turitaba kuri police ibyo tubicamo rero ngewe sinzi biragoye kubyumva ariko nanjye ngira ubushobozi bwanjye ngira uburyo bwanjye bwo kureba ikintu niba kimbangamiye nakubeshye abantu badukurikiye kuri JALAS abankurikira kuri KAREGEYA Omar Pano nagize ikintu cyanteye ubwoba kuva mbayeho kikanira gutekereza cyane ubwonko bugakora cyane nuriya mugabo wanyibasiye kuko nibajije uwamutumye niba kuko ntiyabyituma byo
nibajije uwamutumye ndakomeza nanjye nkomeza iryanjye perereza by the way ntera imetero ngenda neka umutuma turuka he urabyumva nsanga atari ikibazo cy'urwego ariko uri yakomeje nzi neza ko ari abakwiruka uri yavuze rimwe ariko yongeye ejo akongera ubushira nabikubwiye ntangirira cano nakubwiye ngo nyuma yaho yatangiye yataka mu buryo buri amikare tarimo ibitutsi by'abantu batarezwe rero biriya bintu mu bintu byamuhungabanyije birimo iyo mba nduguruka badaraguruza si akandi ntabwo ari gutegereza kugurukana na Rwanda oya ari kugurukana n'ibirenge byanjye nkicira muri twatubirana kubwiye twiwacu ibyumba ariko ntabirenze ubuze twese twajya dusimbuka bikazarangira bite reka twizere ko ari umuntu ku giti cye bo n'abandi nababwira iki oya n'umuntu ku giti cye ashobora kugutera ubwoba kuko umuntu ku giti cye ufite amafaranga iyo ufite amafaranga ntukoresha n'inzego umuntu ku giti cye se ntashobora kuzana uwo mu rwego akamukoresha ariko atari urwego rwagize ugatinya ibyo ariko bisaba nawe ubanze urebe se byaturutse hehe erega naho ubasha kugera ukajyayo ukababaza nimwe mwantumye huriya muntu urumva pourquoi pas ntabirenze ariko nibiba bizabera igihe ariko ntago bizabaho bibuhubukiwe umuntu ufite umuryango wamuganira abo ngabo numvaga bavuga ngo inzu yanjye nivira navira nakantu narundarunze nako kuzuye ku kaburembe iyo nza kuba ndubyita menase inshuro maze gusenyerwa nubaka naragiye ariko iyo nzu ngize Imana mbona karuzuye ndagasakaye ntabwo ari vira yatuma ngira riske mu bindi y'ubuzima nayisiga ariko si ibyo nuvuga ngo inzu ibirenze n'inzu ufite umuryango mugari kandi ufite aho ugeze ufite abana bakuru batangiye kugira n'ibyo bagaragaza hari uwo mvuka baro nashatse mari inshuti ntabwo ari abana si ibintu napfa ntabwo ari ibintu napfa guperiduka niyo mpamvu iyo mbibonye gutyo nanjye ndiba abantu bamwe mu bo dushobora kuba twahura nkabaza se uriya muntu nimwe mwamutumye iyo bansubije ngo yego ndavuga ngo mwabuze undi muntu maho ko duhorana iyo mumbwira ibyo nabyo ugomba kubimenya reka ugomba kugira ukabazo mwahise muri yes ubifa kubwira abantu bakabwizanya ukuri niba hari ikintu mubona kitagenda kukimutamamagara ngo muze mumbwire ngo gira utya iyo etape itabaye ufata ibintu nk'ibisanzwe nta nibirenze reka bibaye ari uguhunga bishobora kuba ku muntu uwo ari we wese wavutse ari ugufunga bishobora kuba ku muntu uwo ari we wese ari ugukira ari ugukena upfa kuba wavutse yes ibyo rero ni ibyo ngibyo nta birenze nyine ariko gusa nyine tujye twongera twibaze no ku bantu babi ibikoresho bya biriya ndashimye ko yemeraga ko ambwira ati jya kwigisha primaire najyayo nayo 40 nkayakorera ariko aho gukora uriya mwuga aho gukora biriya gutukana burahembwa reka nkubwiza ukuri dore ngiye Karegeye aho nda niyo wampemba $5 by'amadolari ntabwo uriya mwuga nawe ukora kwibasira abantu gusa gutukana se muziki urakwira kwiza ibitutsi gusa by the way nabajije n'inzego ziravuga ngo bisaba ngo watutswe gukwirakwiza ibitutsi se mu rurimi rw'abanyarwanda ururimi rwacu rukaduhuza ibaze ugafata ururimi rwacu ukarukwizamo ibitutsi abandi barakwirakwizamo amasomo abandi barakwirakwizamo ibintu byagarura impagarike n'ubugingo mu banyarwanda wowe urakwirakwizamo ibitutsi uhangara mbese oya iyo reka tuyireke kuko ako kantu niko kankorogoshoye ukuntu reka tumwihorere biramahire ko nabonye asa nk'uwacecetse atakivuga ntabwo ari we wenyine n'abamutumye bumve kubwo mbabwiye aho ngaho biranuka n'uwamutumye yumve ko nta muntu murimo kuko we ashobora kuba yikenereye ayo mafaranga nta kindi yakora yemera ko nge kwigisha primaire nabishobora ariko we ntacyo ashobora usibye gutukana no gukoreshwa nge ntabwo naba igikoresho niyo nabi igikoresho sinabi igikoresho mu gutukana nabi igikoresho mu kubaka je m'enfou reka muveho kubwa mahire ariko urumva nyine ntungejeje aho hose ntutumye ibyo byose bavuga yabuze nizo speculation naho zituruka kuko umuntu nkuriyo yakwibasiye basanzwe bazi ko hari abantu bamukoresha cyangwa hari abandi yigeze kwibasira bikabukundi bavuze ati Karegeye kuva bamutuka ageze amahirwe rero ageze hanze yirwa garuka none ntago gira ubwoba bwo kuri urwo rwego gerageza ukabanza ukareba se ariko hari na impact byagize da ibiganiro se sinabigabanije wasanga ari nicyo bari bagamije
niba ntacyo byari bimaze tuzajya gusaba akazi primaire nuko ntize normal. Okay, reka wenda njye ku kintu kiri nyirizina cyane cyatumye ngusaba ko twica tukaganira. Ni urubanza rwa Kazungu Deni. Twagiye turuvugaho mu bihe bitandukanye, ariko detention cyangwa se ifungwa n'ifunguro ry'agateganyo ryaburanishijwe utari mu Rwanda. Byinshi nagiye ngo detail nawo wayibona ama video. Kazungu mwiburanisha uko yitwaye warabibonye. Ku munsi w'ejo urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro rugomba gusoma umwanzuro ku ifunga n'ifunguro kwiburanisha ryabaye. Kazungu se asaba gukurikiranwa ari hanze. Eshwe Kazungu yabwiye umucamanza, yasabye umuhezo je crois. Yasabye umuhezo. Abwira umucamanza ngo mu gusoza muri conclusion yaravuze ngo umupira ni wowe ufite. Akorera kumvise ni confidence. Buriya nuko yaburanaga penale iyaza kuba aburana civile. Hari ariko habona igihano nk'icyo Mironko yabonye. Kubwira umucamanza ngo ibintu nakoze si ibyo gukina nabyo nk'umupira mu kibuga, so umupira mu maboko yawe, cunga izamu ryawe utagucika. Biriya byaba icyaha nuko asanzwe akurikiranwe icyaha kandi kinakomeye. Ntago wakwirwa ubihaye agaciro rwese byacyandutse se ntago byaruta abantu 14 ashinjwa kwica kandi abyiyemerera. Naho ubundi kugira izira confidence mu rukiko ubundi zigukururira ibihano biremereye. Nuko ikimutegereje kiremereye kurusha icyaza hariya. Ntacyo rero wabukoze uri n'umucamanza ntacyo wabukoze. Oya hano oya ntago umuntu yaba ari gushaka amazi ashyushye kuri degree ya 90 ngo noneho ngo umumeneho ya degree 20. Oya confidence ziraturuka ku byaha yakoze. Ibyaha yakoze nyine rese umuntu umwe, reka nkubwire JALAS ushe nawe kubwiye. Iyo wishe umuntu umwe niyo wahita wijyana kuri brigade n'ubundi gihano ni cyaki. Noneho yishe 14 yongeraho iki kubanza kubambura, yongeraho iki kubasambanya, yongeraho iki kubaca ingingo. Izo burundu zibaye zingaye ku buryo niwe watuka umucamanza ntacyo yarenzaho. Kuko burundu zigutegereje ubwazo. Icyakabiri woge kwa niburanira. Buri yaza kuba ari umuntu ushaka gusasa imigeri, yari gushaka avoka bakamwishyura. Avoka kajya ca azana ingingo azana yindi, ariko n'uri bikazarangira kwa kundi nka wa wundi wa kwa Keza. Wa mukobwa gira nyina Mbarushimana ntafite avoka se. Kwa Elise. Kwa Akeza Elise. Ni wabonye se? Yego. Aha ntafite afite umwavoka se ngo agorofanya agira ati. Ariko Kazungu yaravuze ati no. Ayo mafara ibyo bihumbi 500 byabipfuye ubusa. Ndarwiburanira. Araburana se iki ko ahita byemera. Ura rero guhita byemera nibyo nakubwiye ko umucamanza bigendeyeho. Yabatanze jijoma, yabatanze ubucamanza, ntabwo yabatanze ubutabera. Ubutabera ku Banyarwanda nuko nyuma yo kubyemera abazwa n'uburyo byagendaga nabo bakoranaga, ababamurangiraga ibyo yabanzaga kubakorera. Kandi harimo n'indishyi zigomba kuzaza abo yabanzaga kwambura. Numvise ngo araho yahamagaraga umuntu ngo agasezera nyirinza akavanamo ibintu ibyo izo rero ni ntuza ni bazita indemnisation je crois, kwishyura reparation y'ibyangijwe. Imiryango yabariye abantu wenda ntiyabona icyo yihaye, ariko nk'ibintu materiel yaba yaribye mu rubanza bigomba kurangira nabyo indishyi. Yes. So rero uko byoroshya nukugira ngo rworohe nyine rwihute, bishobora kugenda bigakubitana na cya kirundo cy'imanza umucamanza bafite. Wumvise ko imanza 49 mu kwezi si nkeya. Ashobora kuvuga ati ngize Imana mbonye Kazungu hita byemera, reka mwohereze mageragere nge kuzindi. Ariko ntago ari byo, ntago bwaba ari ubutabera. Amakuru yose agomba kumenyekana kuri iriya dosiye. Ibyo kumwe nabivugaga abo bakorana uko yabigenje icyabimuteye nuko. Wabonye ko yaba nabanje kuzana amakantu ko kuvuga ngo yicaga abamuteye sida, abantu 14 bagutera sida bose se niko bayizanaga, ngo yimuteye yabumwe abandi se buri wese niko yazana. Kamema isida bayiterwa ishuri imwe. Ari ikindi kintu wigeze watubwiyeho nubwo kuri telefone uti ni iyo yari kubikora gutyo yashobora kubikora wenda avuga ati umuntu uteye gutya umeze gutya agende kuri wa wundi agaca karongo, cyangwa se agakurikirana umuryango we wose akawumara
aho niwe ari kuvuga ko ari ukwihorera none se urihorera abantu 14 batera sida bayitera rimwe gusa urabyumva ni nkinda imwe inda yo irabanza ikavuka hakajyamo indi sida yo iyigiyemo biba birangiye nta yindi n'izindi ziza ari none rero kandi ribe yahise bihakana ko ari muzima biranabwo ubo twatangiye kurengera n'amategeko wajyanye na sante seropositivite y'umuntu ni ibanga niba yaramupimishije ribu koko yaramupimishije ikanabitangaza nayo yaramuhemukiye nuko nawe ibimutegereje birenze ibyo ariko ubundi gupima wese barumva umuntu apima ngo bavuga ngo kana kuri akana katwara mu byo dusanga arwaye sida ayo makuru ntatangazwa ribu yabivuze nayo iri kunyomoza ibyo yavuze kunyomoza ntago bitumurenga ku mategeko nuko ari uriya ari wowe ari undi muntu w'ikindi cyaha kiringaniye wabakurikirana kuki mujya gushyira hanze ubuzima bwanjye kuko urese abaye umwere nubwo yarabyiyemereye nubwo bo bavuze ngo ni muzima ayo makuru ntago amakuru ya sante nta urumva harimo nyine ibintu bye nibyo mvuga ko ari ka special ariyemerera ngo ararwaye nuko azi ko wenda ategereje azi ko nyine igifungo kimutegereje none se yiyemereye ngo yatewe sida asohotse ubwo byagenda bite abantu bajya bamutinya nanone bamutinyira kuba yica ariko bakanamutinyira ko arwaye sida rero ntago ari amakuru ajya hanze ariko ubwo nyine ni ikikwereka ngo umuzayirwa yajyaga avuga ngo car monsieur est trop impressionnant on n'ose pas désobéir donc hari igitangaza cyiza kirenze ukarenga ibindi byose amategeko yose ukayavana ugashyiraho ayawe nawe ubundi subwa mbere se bivuze ko yapimishije umuntu ikavuga na resultat zavuyemo maze na forensic no kujya gutangaza ko umwana ari uwawe wasanga wawe bitemewe ntago oya ari ama situation ari namakuru y'umuntu ku giti cye atajya hanze Kazungu abaye umwere yarega ribu mwarampimye kuki mwabishyize ku karubanda urumva nuko ataba umwere nyine aremera ibyaha byose aha Kazungu burana wemera ibyaha byose ariko usaba umuhezo kwemera ibyaha no gusaba umuhezo byose birajyana hantu ho gushaka jijoma itari justice bari abaturage bo musanze baje kwirirwa mu Kagarama bafite imirimo bataye namwe abanyamakuru kujyana yo kamera mwagomba kugira ibindi mukora murashaka iki murashaka justice justice ni ukumenya ngo Kazungu ku myaka yawe wabitewe n'iki wabigenza gute wabijyagamo inama nande amashumi yawe nayahe ibyo niyo justice bari abaturage niyo babaje kureba no kumva ngo Kazungu yaraye mageragere abari yose nibanga harimo nabibyihene cyane nabibye ibitoki none se nyine ntabwo kujya mageragere bingana ubutabera ni batanga ubutabera bimenyekane byose n'abasize hanze n'abandi byose bimenyekane hanyuma yajya mageragere yagira ate ariko ntabwo ari finalite kwihutira rero n'uwo muheza ari gusaba rero nuwo kugira ngo ayo makuru atajya hanze byagombye kuko niwe wisabiye umuhezo kandi uko Prince Kid we urukiko rwabisabaga atabishaka arwana nawe yashakaga justice uriya rero ashaka jijoma byageze hariya n'abari abaturage baba bahuruye n'abanyamakuru n'abandi bose baba barutegereje bakeneye kumenya ibiruvamo byagendaga bite numvishe umbwira ngo yicishaga abantu ikaramu ayo makosi yayakuye hese ninde bimwigishije n'umwarimu yakagize ntabwo n'ubwa mbere numvishe ko ikaramu ishobora tuzi ko ikiza abantu urandika muzuru kabisa barayiguteraga urandika kera tukiri muri kaminuza bavugaga ngo uwimirijwe n'ikaramu ntiramburura none we arayikoresha mu kwica ikaramu urumva ko ikaramu nayo ubwo yabyigishijwe nande yabikoze kangahe abo yigiyeho barangana iki urumva rero nicyo mvuga gushaka umuhezo ni ukugira ngo ibyo byose bipfukiranwe ariko ndizera ko atari ko bizagenda hari ahantu hakeneye amakuru cyane hakeneye amakuru abandika ibitabo mu bijyanye n'amategeko ari na RIB ishobora gukoramo ikindi gitabo cy'uburyo ibyaha bishyashya biri gukorwa niba tubonye kwikaramu yakwica abantu batinyaga imbunda bakatinya inyundo bagatinya inkota harimo amasomo nose najya mu muhezo tuzaba twungutse iki abantu twarabahombye byararangiye ariko nitubone nayo makuru nibyo uvuga ngo wowe umuhezo asaba no kwemera ibyaha direct murabihuza no gupfukirana byombi n'uburyo bwo kwimana amakuru
kandi amakuru niyo butabera aho kugira bajye mu muhezo bahita bamujyana amageragere aho kugira ngo nawe bacamanza batuwo mwanya bagiye gukora ibindi ariko byose ntago twaba tubonye justice twaba tubonye jijoma naho niba najye hariya abantu 14 mu byiciro abakobwa yaravuze mu mpamvu zo gusaba umuhezo yaravuze ngo ibyaha nakoze birakomeye kandi ngo uburyo nabikozemo mushobora kubuvuga babwe bakabyiga cyangwa bigatera abantu bagahungabana ngo bakabyigiraho gacaca se ko harya gacaca umuhezo wabagaho cya gacaca cyetse ibijyanye na viole wenda kuba ko harimo abakobwa ariko nta yemera ko yabishe cyo ni cyambere yaba guhungabana abantu barahungabanye uribuka umubyeyi hari umubyeyi nabonye mu ka video guhungabana byo bisanzwe byaratangiye abantu barahungabanye n'igihugu n'ingaho cyacitse umurongo abantu 14 bicwa n'umuntu umwe ni ikibazo ariko kubishyira mu muhezo hagomba kumenya etape kuko yabikoraga niba hari imiti yabahaga banywaga bagahuma nabyo birashoboka ushobora gusanga ari byo yakoreshaga uburyo yabateraga ubwoba uburyo ni ibintu byinshi bigomba kumenyekana nyine bikabisa uburyo yahitagamo abantu nyine yabarangirwaga nande yabatwaraga nta ureba ubushinjacyaha bwasabye ko Kazungu yaba afunzwe iminsi 30 ngo hakorwa iki hakorwa iperereza aho mavugo gaseka iperereza se simbizi dosiye ya Kazungu igera ahantu ikiboha dosiye ye igaragara nk'aho ari Kazungu utanga amakuru ntabwo ari Kazungu wenyine ine password cyo bakimenye ariko ibintu byose nkubwira kuki rurize nakubwiye ngo yiyigiye umugambi niwe wigiriye inama yo kujya gushaka iriya nzu nyirinzu yayimuhaye ayiraranya amezi 9 gutyo no muri corona waragiraga 2 bakakwirukana inzego zibanze ziti ntago twari tuyitayeho kuko yabagamo umuntu umwe iri ukwayo iyo niyo wagombye gushyiraho imbaraga hanyuma uti ibikoresho ni ibyuma ni inyundo ni ibiki iyo miti ye yabahaga aho yabavanaga ku kabari abamubonaga bagaceceka abamvisha wa mukobwa wamucitse ataka ntuza kubaca ibice abo yatekeye imitwe umuntu yahamaga yavuga ngo ohereza amafaranga kuri no nimero ugaceceka uwo muntu woherejeho iyo nimero bugacyo ukayibura ntugire icyo ukora hari byinshi bigomba kuzaza yego ntibizazira rimwe ariko ni byinshi byo kwibazwa ugasanga wenda hari abarebereye uruhare rw'abantu ruranyuranye simvuga ko muri gereza wenda hari uwamufatiraga umuntu ngo mwice ariko hari uwamurangiraga hari uwamuhamagariraga wenda yagera mu nzu wenda ibisigaye ikazugwa akirwariza hanyuma akabacemo ibice agamije iki numanza ngo yirigeze kuvuga ko yanabariye yego icyo kurya abantu cyo kirenze kubica nuko nyine mu Rwanda Burundi ariyo yanyu kurya umuntu babiri hanyuma akamurya akamumara wenyine ntawe yahamagaraga ngo basangire yararazaga nuko nyine umucamanza bari bubaza wenyine ntabibaza bavuga ngo umukobwa w'ibiro 80 waramutetse wamuriye amajoro angahe wasangiye n'abandi ariko ni ikibazo kuvuga ngo ari abantu babiri ibisigaye se babimenye hehe ese bukara gace ke ntabwo azahacaga ngo zibe nk'igice kimwe oya ngewe umuhezo ntago nawushyikira by the way no kwemera icyaha wenyine ntago mbishyikira umucamanza azakora akazi ke wa mugani yaramubwiye ati umupira uri mu maboko yawe cunga neza utagucika ahubwo ako kantu ko kuvuga ngo utamucika ni nko kuvuga ikiburiye nangira ibyo nibajije navuze nti ushobora gushiduka utakimburanisha umupira utagucika urumva rero nta oya iradose ahubwo ubutaha nanjye ninzaba mpari nzajyayo ariko umuhezo wapi no kubyemera kuri ya bikaciraho oya umugambi wawucuza ute mu gihe kingana iki anorohereze n'urukiko rega anorohereze n'urukiko ruha amakuru bihagije abashakashatsi abiga amategeko barukurikirane abiga cyane bari aba IRPD bari ab'Inyanza baze barebe uburyo bashobora kujya bunganira abantu bakoze ibyaha bimeze kuriya cyangwa se n'uwaba umucamanza amenye iki beze gutya niba tugeze
kuri nosiyo simbizi niba ari ngewe niba wenda mba nkora amakosa cyangwa ari ngewe mbibona gutyo gutandukanya ubucamanza n'ubutabera yego gutandukanya jijoma na justice iyo concept nimara kumenyekana hari ibintu byinshi bigomba guhinduka ntabwo ari ukuvuga ngo umuntu yemeye icyaha ashyize muri gereza birarangiye ndafunze oya justice ni ukuvuga ngo ni ubutabera nyine uhaye abantu ubutabera buri wese nta kango nonwa atahanye uranyumva no kuvuga ngo nabyemeye mujyane hariya oya ibyo ni ugusoma amategeko ni ugusoma amategeko ngo riteganya iki genda ukore iyi myaka ariko ntabwo ari byo ni nkuko uwibye igitoki abantu batatu biba igitoki hari ukiba akakijyana ku isoko bakamufatirayo hari ukiba akagihata bakamufatana ibishishwa urabyumva hari n'ukiba yihimura kuri nyiracyo abo bantu bose bibye igitoki ni batatu kubajyana muri gereza imwe ntabwo ari byo ntabwo ari justice wakibiye inzara wakibye yihimura kuwamuhemukiye nyiracyo n'uwakibye ajya kukigurisha ukavuga ngo byose ngo kwiba igitoki ngo ni hariya no kandi ntekereza ko no mu mategeko icyaha iyo cyabayeho intention irarebwa cyane kuko uwagonze umuntu kubw'impanuka atandukanye n'uwamwishe kandi bose bapfuye kubitandukanya nyine biba bigize bitandukanye muri ntuza muri Kenya hari umucamanza waburanishije umuntu wari waribye agafuka ka kawunga bakamusangana mu rugo amaze gutekaho nk'ibiro 5 agiye mu rukiko umucamanza avuga ati ahubwo muze duterateranye uyu muntu abone n'uburisho bwiriya kawunga yabyibiye inzara kabisa yes kwiba igitoki bakagusangana ibishishwa byacyo n'amabere watonoye ari mu nkono no kugusanga mu isoko gitanditse ngo ubone amafaranga uyagura icyuma aho bantu wabahana kimwe ari justice ntago wabahana kimwe ari jijoma kwiha icyundi are n'ugusoma itegeko no kwa prime ibyo rero nibyo dukeneye kuri Kazungu kwica byo twamaze kubyakira yisha 1 2 3 bagera kuri 14 uburyo yabishe aho yabakuye uko yabashutse uko yabibye uko yabasambanije uko yabaciyemo ibice ibyo nibindi biza byiyongeraho ariko nabyo bigomba kugirirwa amakuru niyo justice naho ntibamuhana nk'uwisha umuntu ujya wumva hari nk'abantu bicana bapfuye nk'umukobwa mu kabari yego none n'uwisha agahita ajya kwiripotinga nawe ari mageragere none uwisha abo basangiye babanje kuryamana akabahambura akajya gute nawe ajye mageragere nk'uwisha akiripotinga biratandukanye reka tubitegereze reka twizere ko iryo perereza rizatanga detail ariko nyine n'abandi bagira ubundi kera nuko ari social media ubundi kera bajya bavuga ngo dossier ziri zageze mu butabera ngo abantu bakazivugeho ariko ntago wabuza abantu hari ibintu biba birenze ariko nyine ayo makuru arakenewe ari ikibazo cy'ubucamanza Kazungu kaba yarakatiwe ko arabyiyemerera ariko bagenze bukeya tugiye tumenya abo bantu 14 bose se niko bapfaga ikintu kimwe nk'ikintu cyambere cyo kuvuga ngo bamwanduje sida bose icyo gihe cy'ubucamanza bakibaza niba ari uwa mbere abandi bazize iki niba ari ukwihimura niba ari ukwihorera ese washatse abo bavindi imwe washatse abo bakundana bahuriye n'uwakwanduje bahuriye n'uwakwanduje ukambwira ko wishe uwa mbere yarakwanduje n'uwa 14 se yarakwanduje ikibazo kandi wari usanzwe wanduye uwa mbere akwanduje ubwo uranduye abantu baranibazaga bati se uwo mwana w'umuhungu we we wamujijije iki ni birebire reka tuzagire biracyari mu butabera ngo nibasoma nyuma hazaba iyindi faze twakwitega iki ku munsi w'ejo mwisomwa se reka tubyitege nyine gutyo ibyo nifuza nuko rwa rubanza rwagombye ubundi ucyo na propose rwagombye kubera mu Busanza abantu bakaba bahari bakabaza byose inteko yagutse rukaburanishwa n'abacamanza 3 kandi rukihutishwa apana kuvuga ngo tuzongera nyuma y'amezi angaya ejo turacumbitse ejo tuzongera turacumbitse ejo tuzongera turacumbitse ejo tuzongera abantu bakaca ikiraro imirimo igahagarara kugira ngo bamenye ibyo bintu uko byagenze naho uri kugenda bakaryamisha hagashira ukwezi hagashira 2 yaba amageragere n'undi wazahaba byanze bikunze ariko abantu bakabona ayo makuru n'iriya miryango hanyuma ubwo nyuma yaho ngira ngo n'inzego leta ikazareba n'uburyo ifata mu mugongo imiryango y'abari abantu ko ntago mpamya ko Kazungu imoza indishyi yazibona biragoye hakaba n'ubwo buryo kuko harimo uburangare bw'inzego kuba ibyo bintu yarabikoze bikagera kuri uriya level
inzego nizo zagombye gusaba imbabazi iriya miryango Cyane. ikayihanganisha ikayifata mu mugongo kuko yari afite adresse none se kandi yabikoraga ahantu akaza ku muganda mon cher no yari dosiye irenze nuko nta aburana ntago nari mpari ngo ngeyo ariko ubutaha nibo nyongera kubonana nzajyayo kandi nibaza ko nabo baba batwumva harakantu uvuze numva keza nko kuvuga ati nyine rubere mu ruhame rwa bose kandi rwihute apana kuryamisha ngo abantu bibagirwe ko kaya keza RC kuburanishwa nyuma y'imyaka 2 uriya mugore se wabona kuru yajijishaga wabonaga ko afite amahirwe yo kujijisha buretse nkubwire uriya mugore inyungu yari afite murazizi uko rwatindaga yabaga akiri présumé innocente présumé innocente byavugaga ngo ashobora no kugira engagement yakora muri société ari ugusibanganya ibimenyetso ari ugusibanganya imitungo ari kugira ibintu byinshi no ari no kudurumbanya abantu donc iriya periode yari umwere iyo hagira ikimubaho cyangwa kikaba kuri gereza ye yari umwere yarakira umwere gutinza so rero na Kazungu kuba ko abantu babinyotewe ukurikije ukuntu abantu baza wowe wari uriyo ukuntu baza ku rukiko bari abantu bakeneye kumenya uko byagenze hanyuma bagasubira mu bindi abarira bakihanagura umuryango nyarwanda ukumva ko wajwemo ni burimo ba Kazungu umuntu kwica umwe babiri batatu kugeza 14 kwihanagura hakaba n'ubundi buryo hakaba n'izindi ngamba ribu ishinzwe prevention y'ibyaha ikagira ubundi buryo yigisha abaturage ibimenyetso by'umuntu wakora icyaha cyo mu rwego runaka uburyo hamenyekanishwa amakuru ku hantu hakekwa icyaha kandi gukekwa icyaha nuvuga ngo ndakeka ikintu hanaha nibitaba byo ntubihanirwe kuko wabikoranye umutima intention yawe yo kugira ngo uburire inzego za leta ko hari icyaha cyari kiri gukorerwa hari ibimenyetso by'uko kiri kwakorerwa bibuze niba kureba ikijisho kuko buri hari abantu babikekaga bati nimba ivuga se bakabibura ni nuko n'amafaranga yibwa ahantu hari detournement urahareba ukakeka imikorere ariko utanze ayo makuru bagasanga atariyo umuvunyi ku rwego rw'umuvunyi aravuga ngo abantu ntibabeshyera abandi ufatwa nk'uwabeshyeye kandi ari cyo watekerezaga so rero nuvuga ngo hari byinshi byakwigirwa kuri ya case ya Kazungu erega buri urubanza rwose abari isomo iyo rubaye mu ruhame rubisomo reka ngiraho minira kubera ko byinshi twenda tuzabimenya bageze mu mizi kuko nguri detention n'umucamanza yakibukije Kazungu aramubwira ati ntago ugiye kuburana mu mizi hano waje kuburana ifunga n'ifungurwa ry'agateganyo niyo mpamvu kuba wasaba umuhezo ntago tugiye kudetaya ibyaha neza ngo tubigemo reka twizere ko uko ubushinjacyaha bwagiye busobanura bakavuga icyaha n'ukuntu cyakozweho noneho tuzamenya andi makuru yisumbuyeho kuri icyo kintu numvise umwe mu batemwe wanakoze ikiganiro ku muryango avuga uko ibintu byagenze avuga ko yamucitse akavuga ko yareze bakamufunga Kazungu nyuma agafungurwa ariko uribi bivuga ko yabuze umushinja yagiye Yesu uwo mukobwa ntabwo numvise ubundi niko bigenda amategeko nayo tujye tugera tuyumve uvuze ngo kanaka yakoze icyaha bakamufunga kugira ngo ugomba kujya gutanga bwa buhamya kuko ribu ntiyajyana dosiye muri parike ari igicupuri nta buhamya burimo niba rero wavuze watunze agatoki ntukurikire ngo ujye gutanga andi makuru ahagije dosiye vide se umucamanza kuyijyana imbere umushinjacyaha kuyijyana imbere y'umucamanza nko kwiyambika ubusa icyo gihe baramurekura nyine bagategereza ko wa wundi wabivuze avuga ati ko nongeye nkamubona ukasubizaho ikirego ugatanga n'ibyo bimenyetso uko niko byagiye niko ribu yasobanuye nkurikije kandi koko iyo ufungishije umuntu ntujye gutanga amakuru baramurekura da kuko hari amategeko hari iminsi atagomba kurenzaho so reka dushimire Urban Boutique cyangwa se Urban Hotel Urban City Blue bagira ngo abantu bayitandukanye n'izindi baba bazi iyi ngiyi iherereye hano mu Kiyovu ni ahantu heza cyane tuba twicaye tuganira hari serivisi nziza kandi bari cooperative
ya narabakumbuye narabakumbuye ndababura narabakumbuye rwose aho narindi nubwo yari hoteli nziza cyane ariko navugaga ntiyaba ari nko kuri Abani mba ngize ni icyumba cyari cyiza ariko nkaburamo ubu Abani yes yego dushimire cyane Abani Hotel rero mbwire n'abantu bashaka kujya kwiga cyangwa bafite abana bato b'inshuke bashaka kujyana mu ishuri bakiri bato bagiye muri école maternelle Ndayisaba Fabrice ngira ngo ni ishuri riherereye hano Kicukiro Zinia Zinia rwose munsi y'isoko ni ishuri ryiza cyane ryigisha mu rurimi rw'igifaransa Karegeya unyicaye hano imbere nuzi akamaro ko kwiga igifaransa uri muto bajya bavuga igifaransa nta muntu ukiga kuze nibyo urabyemera se icyo urumva nibyo rero ubwo ariko nizere ko n'ikinyarwanda bakigisha n'ikinyarwanda bakigisha kameme ngira ngo kuko nanone ikibazo cy'indimi kirimo kirateza ikibazo nabonye hari Twitter nabonye yavuye muri RDB ijya muri RBA yego ivuga ngo umunyamakuru ngo niyumvishe message sinzi uko bya none banyumvishije audio nibaza uwo muntu niba avuga icyongereza niba avuga ikinyarwanda kandi mu nteko tuzi ko bavuga ikinyarwanda cyane nibaza ofete nuko abanyamakuru twabaye nk'insina ngufi ndaza nzabigarukaho uriya muntu nta kintu yari afite cyo kuvuga yavugaga amagambo mu magambo 8 harimo 5 y'icyongereza na 3 y'ikinyarwanda umunyamakuru niyo yaragiye akagerageza akagorofanya inkuru mu kinyarwanda cyangwa mu cyongereza ariko wavugaga nta na kimwe yavuze muri ibyo ariko arangije amwitwaraho buriya rero nuko iriya nuko ari twiti iva ku kigo cya leta ijya mu kindi ari mu kigo cya privé yaba ari topic nziza cyane kandi twayitatura kweri wowe bagutumiye kuza kwisobanura mu kinyarwanda uraje uvanze indimi umunyamakuru aragiye ariyaranje muri bya bintu wavangavangaga avanzemo akuyemo ururimi rumwe akoze inkuru ariko wowe uratwitinga umurega kuri sebuja wese wavuze cyangwa se wavuze rumwe uragira nibura ukavuga uti umunyamakuru yampinduriye we nta kintu wavuze nta rurimi wigeze uvuga imbere y'abadepite president wabasaba no kwiga ikinyarwanda neza aho yabwo bari abadepite bemeye gukomeza nabo ni nko kumuhishira ntago wagombye gutuma akomeza ari kuvuga ururimi rutemerwa n'inteko nibyo niko bimeze nibyo kabisa ya so rero abakeneye kujya cyangwa se kujyana abanyeshuri babo cyangwa abana babo muri iryo shuri bashobora guhamagara kuri 0788354225 cyangwa se 0788451946 mukaba mwahabwa service nziza cyane. So rero reka duhinira aho ngaho nshimire Karegeya Omar wemeye kuduha umwanya kugira ngo tuganire. Yes, nanjye mbashimire kuba yego yo ntari bantegereza. Yego. Urakoze cyane. Asante.